Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Nyiringabo, Gitare cy'amahanga, Imana ikomeye, Imana ya Isaka na Aburahamu, Imana y'Abisiraheli, Imana yanjye, Imana Uwiteka, Imana ihoraho, Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Umwami w'abami, Umwami w'ingoma igihumbi n'igihumbi, ingoma idashira, ingoma idahanguka, izina ryawe nirihimbazwe. Nuko rero Mana, tuje imbere yawe uyu munsi, tuje kugushima, tuje kukuramya, tuje kuguhimbaza, tuje kuvuga ugukomera kwawe, tuje kuvuga ubudahangarwa bwawe, tuje kuvuga imbaraga zawe, tuje kuvuga imirimo yawe, tuje kukunezeza, tuje kukubwira imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Shimwa Mana, shimwa Mwami, shimwa Mwami, shimwa Mwami, shimwa kubw'imirimo myiza wakoreye abantu, shimwa kubw'uburwayi wakijije, shimwa kubwa kanseri wakijije, shimwa kubw'abantu wagaburiye, inzara wacogoje, ababonye akazi, abakemuriwe ibibazo by'abantu wakemuye. Shimwa Mana, turagushimira imirimo wakoze, aho amaboko y'abana b'abantu yari yananiwe, aho gukora k'umwana w'umuntu kwari kwananiwe, maze ugakiza, maze ugakora. Abari bari mu bitaro, abaganga bananiwe warabakijije, abari bafite ubukene, bafite amadeni, kwishyura byananiranye warabishyuriye, abari babuze minerivare, bavuze school fees z'abanyeshuri, Mana warabikoze, abana basubira mu mashuri, abari baburaye wabahaye ibyo kurya, abari abapfakazi warabamenye, warabatunze, wababereye abagabo, wababereye abagore. Mana wakoze ibikomeye, Mana ndagushimye. Imana ishobora byose, kuri iyi saha ya 9:00, muri iki gicuku kinishye, abantu bose bahejeyo, abantu bose basinziriye, abantu bose baryamye bagona, ibintu byose byacecetse, nta gitembera, nta kigenda, tuje imbere yawe, tuje kugushaka, tuje gushaka mu maso y'ubwiza bwawe. Tuzi ko izi saha ari isaha zo gukubita abarozi, ari isaha zo kwamagana imyuka mibi, ari isaha zo gusenya, ari isaha zo kurimbura imbaraga zose z'umwijima. Mana rero turaje n'umutima wicishije bugufi, imitima yicuza, tuje imbere yawe, turashaka uburinzi bwawe, turashaka gutabarwa nawe. Imana dutabare, Imana dutabare, dushaka gutabarwa nawe. Turatabaza uburinzi bwawe, turatabaza imbaraga zawe. Ngwino udufate, ngwino udufate, ngwino turwanirire, ngwino dutsindire ibyago, ngwino dutsindire imyuka mibi, dutsindire imyuka mibi. Mana Uwiteka Mana, nzi ko ari wowe ufite imbaraga, nzi ko ari wowe ufite ibyiza byose, nzi ko ari wowe buhungiro, uri igihome kidukingira, uri igihome twugamamo amakuba. Niyo mpamvu ku isaha ya 9:00 z'ijoro, mw'iki gicuku kinishye, turi imbere yawe, tuje kwibera mu buhungiro bwawe, tuje kwibera mu gihome cyawe. Ni wowe wenyine ufite imbaraga mu ijuru no ku isi, ufite imbaraga zo gusenya imyuka mibi, ufite imbaraga zo gusenya abadayimoni, ufite imbaraga zo gutwika abarozi, ufite imbaraga zo kurimbura za nyabingi, ufite imbaraga zo kurimbura umwijima wose. Imbaraga z'umwijima turazisenye, imbaraga z'umwijima turazisenye, imbaraga z'abarozi turazisenye. Mpagaze mu butware bwawe, mpagaze mu butware bw'ijambo ryawe, no mu nsinzi yawe y'amaraso ya Yesu wamereye ku musaraba i Golgota. Duhagaze mu maraso yawe Yesu Kristo, uduhe gutegeka, dutegeke. Uwiteka, nzamuye ijwi ryanjye muri iri sengesho, cyane ko nkeneye ubufasha bwawe mu bice byose, mu mpande zose, mu nguni zose, impande zose, inguni zose, imfuruka zose z'ubuzima bwanjye. Mpagaze mu maraso yawe, mpagaze mu burinzi bwawe. Mana, senya, satura, twika abarozi, twika ingoyi zose z'ubucakara. Ububata bwa Satani bwaboshye imibiri yacu, ububata bwa Satani bwinjiye mu mibiri yacu, busenye, butwike. Rimbura Satani, twika Satani, twika Satani, twika Satani, twika. Fata mpiri bishaka kwigira Imana, fata impiri bishaka kuza kuvugira ijambo ku buzima bwacu. Bifate bugwate, bitwike, bikongore, bisenye, biribate, nibishe. Turatwika, turakongora, turakongora. Imbaraga za Satani nizishe, nizisubire kuzimu, Satani.
turakuboha, turakuboha, turaguhambiriza. Subira ikuzimu, subira ikuzimu mu izina rya Yesu, subira ikuzimu mu izina rya Yesu, subira ikuzimu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turatwika inyatsi, turatwika umuvumo, turatwika amarozi yose, turatwika imbaraga z'umwijima, turamenagura abarozi batuma abana batiga mu ishuri, abarozi batera gusenyuka kw'ingo, abarozi bateza uburaya, abarozi bateza gutisha inyuma, abarozi bateza ubukene, abarozi bateza indwara, abarozi bateza ibyorezo. Abo bose turabasenya mu izina rya Yesu, turabamanura ikuzimu. Mwabarozi mwe nimumanuke, nimushye, nimushye, mushye, mushye, muboroge, mugende, muhereze ubwoko bw'Imana amahoro, muhereze ubwoko bw'Imana amahoro. Ndabatwika mwabarozi mwe, mwamyuka mwinda batwika, mwabisazi mwe ndabatwitse, diabete ndagutwitse, kanseri ndagutwitse mu izina rya Yesu. Ndirukana diabete, ndirukana umuvuduko w'amaraso, ndirukana kanseri ndakwirukana, kanseri ndakurimbura mu buzima bw'abantu. Umuntu niyongera agira ubuzima buzima, ongera ugire ubuzima buzima, ongera ugire ubuzima buzima. Haguruka ku gitanda huri, haguruka ku gitanda huri. Ndavugana n'umuntu urwaye umutwe, ndavugana n'umuntu urwaye umutwe. Tangira uhaguruke, ukore ku mutwe wawe, kora ku mutwe wawe, kora ku mutwe wawe. Yesu arimo gukora ibitangaza, Yesu arimo gukora ibitangaza. Ndavugana n'umuntu ufite diabete, ndavugana n'umuntu ufite diabete. Mu izina rya Yesu ndasenya diabete yaturutse ku muryango, yaturutse muri karande, yaturutse ku byo kurya ibihumanye wariye, ibihumanye wariye, ndabisenya, ndabitwika, ndabivana mu mubiri wawe, ndabikongora. Nibishe mu izina rya Yesu. Ndashaka kugarura umubano wanjye n'ubusabane bwanjye na Yesu Kristo. Ndashaka kugarura ubusabane bwanjye n'umubano wanjye na Yesu Kristo. Subiramo aya magambo. Ndashaka kugarura ubusabane bwanjye n'umubano wanjye na Yesu Kristo. Yesu Kristo, ongera uze tubane, ongera winjire mu buzima bwacu, ongera winjire mu buzima bwacu, injira mu buzima bw'abana bawe, injira mu buzima bw'abana bawe, injira mu buzima bw'abana bawe, injira mu buzima bw'abana bawe. Imana, ndasaba uburinzi. Imana, ndasaba uburinzi bwawe burinde buyobora intekerezo zanjye, amagara yanjye, mu mutima wanjye. Ndasenga umwuka w'ubwoba, umwuka wo guhangayikira ubuzima bwo kubaho ku isi, umwuka wo kwiheba, umwuka wo kwiyahura, wose turawutwitse, wose turawutwitse. Turatwika umwuka mubi wo kutamenya kwihangana, umwuka mubi wo kwihotora, umwuka mubi wo kwiyanga, umwuka mubi wo gusenya umuryango, umwuka mubi w'uruzerero, umwuka mubi wo kwangara. Wose turawusenya, turawutwika, turawurimbura. Rimbuka, 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 rimbuka. Isha, fire. Ndagutwika wa mwuka mubi we, umwuka w'ubusambanyi ndagutwitse, umwuka wo kwiyahura ndagutwitse, umwuka wo kwiyahura ndagutwitse, umwuka wo kwiyanga ndagutwitse. Ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo, ndagutwika mu izina rya Yesu Kristo. Isha, rimbuka. Ndagutwika. Subira ikuzimu. Dayimoni, subira ikuzimu. Dayimoni utuma abantu biyahura, subira ikuzimu. Dayimoni utuma abantu biyanga, subira ikuzimu. Tugeze ku mubiri, tugiye gusengera imibiri yacu. Hari abumva bafite ikibazo ku mubiri, akumva umubiri warawanze, akawisharatura, akandikaho ibintu bidafite epfo na ruguru, akambara ubusa, akiyandarika, akumva yarara hanze, akumva umubiri warawanze, agasinda akagenda yihondagura hasi, agasinda kavamo amenyo, agasinda kavamo amaso, akarwana n'ibyo atazi. Imyuka mibi yaramwinjiye. Tugiye kwirukana imyuka mibi y'uburaya, imyuka mibi y'uruzerero, imyuka mibi yo kwangara. Iyo myuka yose tugiye kuyirukana ku mubiri wacu. Umubiri wacu ni insengero za Kristo, ugomba kuba urusengero rwa Kristo. Nuko rero Mana, ndahamagara uburinzi bwa Yesu ku mubiri wanjye. Umubiri wanjye ni urusengero rwa Kristo. Ndamena, ndajanjagura, ndatwika ikizira cyose, uburozi bwose, umwambaro mubi wose, amavuta yo kwisiga mabi yose ndayamena. Ibyo kurya bihumanye byose byanyinjirira mu mubiri ndabitwika. Ndirukana ikibi cyose ku mubiri wanjye.
ndatangaza ko ingingo z'umubiri wanjye zose ari iza Kristo Yesu. Ingingo z'umubiri wanjye zose ni iza Kristo Yesu. Subiramo, ingingo z'umubiri wanjye zose ni iza Kristo Yesu. Umubiri wanjye ni urusengero rwa Kristo, rugomba guturamo Kristo n'amaraso ye, rugomba guturamo Kristo n'amaraso ye. Umubiri wanjye ni urusengero rwa Kristo. Ingingo zanjye z'umubiri wanjye zose ni iza Kristo, ni iza Kristo. Ndamagana indwara zose nizigende, nizisohoke, ibyorezo bimbe kure, ubumuga bumbe kure, ubumuga nibukire, abafite ubumuga nibakire, indwara za karande ndazirukanye, diabete ndakwirukanye, sida ndakwirukanye, kanseri ndakwirukanye, umuvuduko w'amaraso ndakwirukanye, nibigende kure, bitabwe mu nyanja y'umuriro. Ndabihambirije ikuzimu, mbizirikishije umugozi w'amaraso ya Yesu Kristo. Indwara zose ndaziziritse, nzihejeje ikuzimu, ndaziziritse nizihera ikuzimu, zizirikisha amaraso ya Yesu Kristo, zizirikisha amaraso ya Yesu Kristo. Ufite ububasha Mana bwo uwakiza indwara itazamusubiraho ukundi, uwakiza indwara ntikamusubireho ukundi. Ndatura ubuzima mu ngingo zose z'umubiri wanjye. Ndatura ubuzima mu ngingo zose z'umubiri wanjye. Ndatura ubuzima mu ngingo zose z'umubiri wanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, rekura imbaraga zikiza z'umwuka wawe wera, kugira ngo zinyure muri nge, zinsubize mu buzima bwuzuye, zisubize mu buzima bwuzuye, mu bana bawe, mu babyeyi bawe, mu bagore bawe, mu bagabo bawe, mu bantu bawe wiremeye, nibasubirane ubuzima bwuzuye. Uwiteka, nzi ko ari wowe mutunzi, ni wowe utanga byose, kandi ni wowe uzi ibyo nkeneye byose, ukurikije ubutunzi bwawe bw'icyubahiro. Ndirukana umwuka w'ubukene, umwuka w'ubushomeri, umwuka w'inyatsi, umwuka wo kuburabura, umwuka w'inzara, umwuka w'umwaku. Ndabyirukana, bigende kure, bigende kure. Uwiteka, nzi ko ari wowe mutunzi, ni wowe ufite byose mu biganza byawe, ni wowe utunze byose, nta cyakunanira. Hereza abantu bafite ubukene, bakure mu bukene. Hereza akazi abantu b'abashomeri batagira akazi, abantu bakora ku mafaranga agahita agenda, iyo nyatsi tuyirukane. Hereza abantu bacuruza bakaba batabasha kugira icyo batahana, batangire babona babagurira bacuruze. Wagure bizinesi zabo, wagure imbago za bizinesi zabo. Ubutunzi bukomoka kuri wowe Mana, mu ijuru, mu biganza byawe byera niho hari ubutunzi. Nyemerera kandi unyemeze neza ko ndi umuyoboro w'imigisha yawe, kandi ijambo ryawe rinyure muri nge, kugira ngo umpeshe umugisha abantu bose. Ijambo ryawe rinyuremo mbe umuyoboro wo guhesha umugisha abandi. Mana nkuru, ndagusaba ubwenge. Tugiye gusengera ubwenge. Udafite ubwenge nta kintu wakora. Mana nkuru, ndagusaba ubwenge n'ubushobozi n'ubushishozi mu byemezo mfata. Unyoboze umwuka wawe wera, ngendere mu nzira zawe zo gukiranuka. Undinde umwuka w'uburiganya, wo guhemuka. Undinde icyo bita inarijye, kwibanza imbere muri byose, ahubwo mbanze bagenzi banjye. Ngira urukundo, kuko udutegeka kugira urukundo no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Mana yanjye, ndagusaba urukundo rurimo n'ubwenge. Umpe gusobanukirwa no gusobanura, ndetse no kwihanganira ibibazo byo muri iyi si, ibibazo by'ubu buzima. Mpereza amaso y'umwuka, mbashe kubona no kuvumbura imitego yose mibi abanzi banjye bantega, maze umpe ubwenge bwo kuyirinda. Ndinda kumpuza n'abantu babi we, ndinda kumpuza n'abantu babi. Manda ndinda abantu babi, ndinda inshuti mbi, ndinda connection mbi, ntandukanya nazo. Abashaka kungirira nabi no kungirana mu cyaha no kunshora mu byaha n'igisa n'ibyaha byose, ndinda abo bantu, ndinda guhura nabo. Ntandukanya nabo mu izina rya Yesu. Ntandukanya n'inshuti mbi mu izina rya Yesu. Ntandukanya na connection mbi mu izina rya Yesu. Sinshaka, nanze inshuti mbi, nanze abantu babi, nanze abantu babi. Wimpuza n'abantu babi, bangendere kure. Abantu bangendere kure babi, abantu babi bangendere kure. Abanzi bangendere kure, abanyabyaha bangendere kure, abashaka kunshora mu byaha bangendere kure.
nzengurutse inshuti nziza, inshuti zukubaha Mana, abajyanama n'ab'imigisha bazamfasha kukugumaho no kugendera mu nzira yawe Mana. Nzengurutse inshuti nziza Mana, inshuti zimenya kuri Imana, zizi imirimo yawe, zigusobanukiwe, zizi ubumana bwawe, zize gukomera kwawe. Undinde ibitero by'imyuka mibi na gahunda z'umwanzi. Ndinde ibitero by'imyuka mibi na gahunda z'umwanzi aho ziva zikagera. Yesu mwiza, Yehova, Alfa, Omega, ndahamagara uburinzi bwawe ku nzozi mfite, ku mishinga mfite, imishinga yanjye, gahunda zose mfite ku muryango wanjye, ibyifuzo mfite byanjye, ubitunganye ubirinde Mana Data. Utunganye plani zanjye zose mfite, ibyo mfite gukora mbigushyize imbere, akazi nteganya nkagushyize imbere, ngo gatunganye, ari wowe umpereza ibinkwiriye, ari wowe ngenera ibinkwiriye. Nzi neza kuri isoko y'ibyo ntanze byose, uri isoko, ni wowe ubifite, ni wowe bikomokaho. Mu byo nkeneye byose, nkeneye ibituruka iwawe, mu biganza byiza byawe Mana. Ibivuye mu biganza byiza byawe nibyo dukeneye. Ibyo byose rero Mana mbisabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu. Amina, amina. Umuntu wese wumvise iri sengesho namusabaga kuryumva byibuze iminsi 7. Aho uribaza ati kubera iki iminsi 7? Umubare 7 ni umubare wera, usobanura kuzura, gutungana kw'Imana cyangwa gusohozwa, kuzura, kugerwaho. Niba uvuze rero uti buri munsi saa 9 z'ijoro ukavuga iri sengesho, uraza kubona ibitangaza birakoreka mu buzima bwawe. Ibitangaza bigiye gukoreka mu buzima bwawe kubera iri sengesho. Iri sengesho rigiye rifite imbaraga, rigiye gukora ibitangaza mu buzima bwawe. Ntubyihererane rero. Ngaho iri sengesho nyuma yo kuryumva, hanyuma rero byoherereza abandi bantu, inshuti zawe, umuryango wawe, abo wumva bose bakeneye kubona uburinzi bw'Imana, mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibahe umugisha. Tuzongere guhura ejo saa 9.